Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Shalom shalom bene data, nongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba SAVEUR divine. Nkuko bisanzwe ni Pastor Éric muri iki kiganiro cya SAVEUR divine muri kumwe muri iki cyumweru. Bene data kandi inshuti z'umusaraba, ndagira ngo manze nshimire bagenzi banjye bose bambanjirije bavuga kuri iyi teme dufite. Twatangiranye kuwa mbere muri iyi ndwi cyangwa muri semene, yavugaga hejuru yo kwizera ku magambo tubona hano mu gitabo cy'Abaheburayo ibice byaho ni 10 umurongo wa 37, ahagira hati ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntago uzamwishimira. Imana yacu tugirire neza. Muri ino minsi ndetse turacyari mu ntangiriro z'umwaka turi mu kwezi kwa mbere, ndibwira ko iri jambo rijyanye no kwizera turivuzeho igihe kitari kimwe, ariko turivugaho mu buryo butandukanye. Hagiye tuhavuze ku mbaraga zo kwizera, tureba uwizera uwo ari we, tugenda turivugaho kandi tuzanarigarukaho, kuko umwanditsi umwe w'umuhanga niwe wahishuye aravuga ngo kwizera nirwo rurimi Imana ivuganiramo n'abantu bayo. Urumva rero ntitwazareka kuvuga ku kwizera kandi duhora tuvugana n'Imana. Ariko umuririmbyi wuzuye umwuka wera atwandikira zimwe muri za ndirimbo dukunze gukoresha kubizera Imana. Yaravuze ngo umuntu utizera Imana ngo ntabwo azajya mu ijuru ngo habe no guca umutaru. Yayo ni amagambo agenda agaruka avuga hejuru yo kwizera. Kwizera rero ni ikintu gikomeye, kubera ko utizera nk'uko twabibonye ntashobora kunezeza Imana, kandi tubereho kunezeza Imana. Rero numvishe nahawe kuvuga hejuru y'uyu muntu wizera imibereho yiwe, ariko ndabifatikanya no kureba undi muntu udakunze kuvugwaho cyane, uri muri opposition cyangwa se uri muri opposition y'uyu muntu. Bibiliya yatubwiye ngo uwizera ngo ari ku mukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko utari mu ruhande rw'abakiranutsi nukiranirwa. Tujye twibaza ngo mbese uyu muntu we abayeho ate? Reka mvugiye nsa n'ukora comparaison y'abo bantu babiri. Ngiye ubabwira ndi mu ruhande rw'abizera Imana, c'est-à-dire que mbeshejweho no kwizera. Mvuga ibi ndi ubuhamya bugenda. Numvishe mu ntangiriro z'uyu mwaka Imana yarampaye kutizirikana ngiye ubwanjye gusa. Numvishe narenga delimitation zo kujya mpora mvuga ngewe Éric, umugore wanjye, abana banjye, ba bantu bankikije, ababyeyi banjye, abo tuvukana, baramu banjye, databukwe mabuko, ba bantu bari hafi yanjye bakora ku buzima bwanjye. Ngomba kwaguka nkareba na wa muntu uri hirya y'ubuzima bwanjye. Uyu munsi rero nababwiye ngo ngiye ubabwira ibi, ndi muri wa mugabane w'abantu babeshejweho no kwizera. Uko navutse mu kwizera, nkura mu kwizera, niga mu kwizera, mbayeho mu kwizera. Bwa ubuhamya burebure bw'ubuzima bwanjye, uko Imana yanshakiye mu kwizera, uko yankwereye mu kwizera, uko mbayeho kuva mvutse kugeza uyu munsi mbayeho mu kwizera. Bene data, ntagiye kure. 2020 nararwaye kubwo kwizera, Imana irankiza, imvura mu kubwo kwizera, kubera ko
ntabwo nari mfite mu by'ukuri ubushobozi bwo kuba nakwivuza, haba mu gihugu narwariyemo, haba mu cyo nahariwemo transferi. Ubu ndi kwivuriza ku mugabane w'Uburayi, nivuje kubwo kwizera, niciwe amafaranga menshi atagira ingano, ariko bene data kubwo kwizera Imana ayo mafaranga yarishyuwe. Nabyo ni ubundi buhamya bwa mu kindi gice, ariko ndi kuvuga hejuru yo kwizera. Ukuntu mbayeho hano i Burayi, ndi mu nzu ndishyura amazi, amashanyarazi n'inzu ubwayo, ubuzima mbayemo uko ndya, mbayeho mu kwizera. Reka ngarukiraho nabahaga ubuhamya bukubiye mu nshamake yo kuntu umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera. Iyi nzu ndimwo hano ku mugabane w'Uburayi, genda umunyafurika ubabwira ibi ngibi, murumva ko mvuga no mu rurimi rw'ikinyarwanda, ndi umunyafurika. Ntabwo ari data wayubatse, si ya data wacu, ntabwo ari inzu nishyuye amafaranga. Wakwibaza ngo hatabayeho kwizera nkanjye Éric ndinde wo kuba mu nzu i Burayi, yishyuriwe byose, uvuzwa kuri byose, ugaburwa kuri byose. Iyo tuvuze kwizera ntituvuga ibijyanye no kwizera gukora, twaba turi gupfobya Imana. Tugomba no kuvuga Imana atari niyo dusoma mu mpapuro gusa, ahubwo turi no kubabwira ibyo ikora hejuru yo kwizera. Ndi kubabwira rero hejuru yo kwizera, mbahaye urugero rwa ngewe uri kuvuga, ariko n'undi nawe wumvishe ubu butumwa bwiza, uri kumva ubutumwa bwiza mu buryo bwa online, uwaguha iyi mikoro mfite, uwaguha uyu mwanya mfite, nawe wavuga ku mibereho yawe ijyanye no kwizera, pana amajambo. Tujye tureka kuvuga Imana ikora, Imana dusoma hano muri iyi Bibiliya ngo bimere nk'usoma imvaho. Ngewe ngomba kubavuga nkabihuza n'ubuzima bw'iyo nizeye ibyo yakoze. Twizera ibidafatika. Bibiliya ivuga ngo kwizera ni ukumenya neza udashidikanya yuko ibyo wabwiwe n'Umwami Imana bizasora, kandi ukizera ko ibyo utabona uyu mwanya ubyizera bidafatika, ubyizera muri mind, ubyizera mu mutima, ukabyizera mu ntekerezo, ukabyizera mu bwonko, ukabyizera mu bwenge, ariko byajya kuza Imana ishimwe bikaza ari bifatika, bikaza ari abana, bikaza ari umugabo, bikaza ari umugore, bikaza ari amahera, bikaza ari inzu, bikaza ari imodoka, bikaza. Ariko ibyo byose nubwo ari byiza kubibona, ni narwo rurimo Imana ivuganamo n'abantu bayo, narwo kuguha ibidafatika. Ariko dufite n'ikindi, yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo kubwo kwizera. Haleluya. Iyo bitaba kwizera ntabwo twari gukizwa. Byagorana muri iyi si yuzuye ibyaha, ishorewe na Satani, ikorera muri iyi mibiri, abo bose n'abanzi. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo nubwo bimeze gutyo, ngo nyura mu misozi nkanyura mu mataba, ngo aho hose hagenda harushya umutima, ngo ariko ajya asaba Uwiteka ngo kugira ngo Imana imufashe azagereyo amahoro aruhuka umutima. Ndagira umubwire ngo dufite kwizera kubw'iyi impano twahawe y'agakiza, kubwo twahawe umwana wayo Yesu Kristo. Dufite kwizera ko mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo kwizera twicaranye n'Imana Data. Tukiri hano turi mu bwami bw'Imana, tukiri hano twizeye ijuru, no mu gihe tuvuye muri uyu mubiri dutandukanye n'uyu muturanyi wacu bita umubiri, kubwo kwizera Imana izaduhindura. Abazaba barapfuye imibiri yabo izahindurwa, abazaba bakiriho natwe tuzahindurwa, kuko dusanganira umwami Yesu Kristo. Kukizanye ibyo nabyo udafite kwizera ntabwo wabigeraho. Noneho rero nababwiye ngo ndahuza, ndakora comparaison y'ibi bintu bibiri. Uyu muntu utizera abeshejweho n'iki? Imana imutabare, niwe ndangirijeho. Uyu muntu utizera Imana abeshejweho no kwizera amashuri yize, abeshejweho no kwizera amafaranga atunze, abeshejweho no kwizera ubwoko bw'iwabo n'imiryango y'iwabo, abeshejweho na siyanse, abandi b'abapagani, abo twita abapagani, babeshejweho n'amasubyo bagendana, babeshejweho n'ibyo bapfumu bababeshye. Ariko ibyo ndagira ngo nkubwire muntu w'Imana ushoboye kugira amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza, ibyo nta garanti bifite. Ibyo ni iby'umwanya mutoya. Ayo mazu wibwira ngo afite garanti niyo wizeye, ayo mashuri n'umwanya mwiza, ibyo byose mu muntu utamukeya bijya birangira. Ndagira ngo nkubwire ngo wizere Imana, kuko nutayiza ntabwo uzashobora kwinezeza, uzahora ni ikivide mu mutima wawe cyumva gifite ikigo ngo haraho utarajya. Ariko niwizere umwami Yesu Kristo uzabona amahoro. Mana yacu ndagushimiye, ndagusabye
kugira ngo abantu batakwizera ubahe kukwizera, kuko nabyo tubiheshwa n'umwami Imana. Kandi natwe abakwizeye uduhe imbaraga zo gukomera mu byo twizeye, kugira ngo wa munsi nugera tuzahabwa ibyasezeranijwe. Ndasenze kandi ndakwizeye kuzakora ibintu byo dusabye, kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Urakoze. Amen.